dushimira Imana yabanye natwe mu minsi ishize, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ukurikije abantu bari mu muryango, ndabona twari dukwiriye kwikanda nabo bakabona uko bicara. Ntago nzi uko biragenda, ariko hari abantu baba bicaye nk'abari muri salo cyangwa muri za modoka amabisi mashyashya y'abasirimu. Haramutse hari uburyo mwakwikanda, n'ubundi ni iminota mike tugiye kumara, bakabona uko bicara, waba ari umugisha. Yego, ahantu hari umwanya mushyira urutoki hejuru, abantu bagumye muri imyanya yabonetse, mwikande rwose, ni iminota mike. Abantu iyo bari kumwe begeranye barasusurukirwa, nyamara none muhamagara abantu b'Imana. Hari abandi bo barambiwe baravuga bati kwicara uyu munsi nta mahirwe yabyo dufite. Mugerageza abo bantu mubicaze rwose. Niba ubona hari ukuntu, yego, ushyira urutoki hejuru umuntu aza. Ariko ubu ngubu Imana ibaha umugisha. Dore hano imbere hari abantu barimo kubona imyanya rwose. Imyanya irahari. Ushoboka kuba abadiyakoni mwarabarebye nabi batinya kuzaza bacamo. Rwose urabona se abantu baticaye. Ntabwo ari iminota myinshi turi bumare. Nshimire Imana kubw'ababyawe ubwa kabiri, kandi nshimire Imana kubw'iri itorero rya hano ryakoresheje imbaraga nyinshi. Nshimire Imana yabanye natwe mu gihe cy'imvura idasanzwe, ariko buri munsi uko imvura yagwaga ntitwaburaga abantu bicara mu rusengero ari benshi cyane. Imana ibaha umugisha. Kabuye rero, namwe muri akabuye k'Imana, ushaka kubamenya azakande yumve. Hari imbaraga zindi mufite, kandi reka ngire ikintu mbabwira, icyo Imana muyishakaho muzakibona. Byanga byakunda, nta muntu n'umwe wigeze agira icyo ashaka ku Mana ngo agere gute akibure. Ndagira ngo tujyane mu cyigisho cyacu cy'uyu mwanya, ariko mbere yuko mbabwira insanganyamatsiko, nagira ngo mbasabe, niba hari umusozo mwiza wigeze ubaho, ni umusozo w'aya materaniro turi bugire mu kanya. Bivuze ngo nuramuka ugiye ukaryama, mu mutima wawe uze kuvuga uti musoni namutuburiye rwose. Hoya, kuko Imana yo musanzwe muyituburira, ariko njyewe ndi umushyitsi, sibyo? Mumbabare wenda ntimuntuburire, sibyo? Muze kugaruka. Abantu benshi ndashima, isabato yabanje niyishize twagize umubare munini w'abantu benshi nyuma ya saa sita. Ndabasaba rero icyo kintu, hari amakorari ari buririmbe, nge navuga ngo ni n'amakorari nkunda, ndaza kuba rero ndyohewe, namwe nyamuneka tuze kuba turi kumwe. Insanganyamatsiko dufite muri uyu mwanya, icyigisho cyacu kiravuga ngo umushinga w'Imana wo gushyiraho itorero ntuzahomba. Umushinga w'iki? Wo gushyiraho iki? Cyokoze abantu barimo kwigana Imana bagashyiraho amadini, bo bitegure kugira gute? Kuko leta zo mu isi zarakanuye. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, umushinga w'Imana wo gushyiraho itorero ryayo ntabwo uzahomba. Bibiliya mu byakozwe n'intumwa igice cya 7, igihe Stefano yari agiye guterwa amabuye arimo kwigisha Abisiraheli, yababwiye amagambo ya nyuma bagombaga guha agaciro. Igice cya 7 umurongo wa 38. Kandi Mose niwe wari mu itorero ryo mu butayu, hamwe na marayika wavuganiye nawe ku musozi wa Sinayi, kandi yari kumwe na ba sogokuruza, ni nawe wahawe amagambo y'ubugingo yo kuduha. Amen. Hano havuzwemo nde? Marayika udasanzwe watanze amategeko kuri Sinayi. Uyu ni Yesu mbere yuko ahinduka umuntu. Wa kabiri uvuzwemo ni Mose. Mose yari ari mu itorero ryo mu butayu. Igihe Abisirayeli Imana yabahagurutsaga mu Egiputa ibajyanye, ntago yabise impunzi, yabise itorero ryayo.
ku musozi Sinayi Imana ntishobora kugendana n'itorero itarihaye amategeko. Kubw'ibyo rero Imana imaze guha Mose amategeko, Bibiliya iravuga ngo Mose ni nawe wahawe amagambo y'ubugingo kugira gute yo kuduha. Amagambo make, ijambo ry'Imana, amategeko y'Imana, byombi byiswe amagambo y'iki? Y'ubugingo. Imana yari ifite umushinga mwiza wo kugira ngo mu isi habe itorero. Mu gitabo isomo badusomeye ni isomo nakunze cyane, Abefeso igice cya 3 umurongo wa 10. Bibiliya iravuga ngo kugira ngo muri iki gihe abatware n'abafite ubushobozi bwo mu ijuru mu buryo bw'umwuka bamenyeshwe n'itorero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Amen. Mu itorero iyo umuntu ahari amenya ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Umudamu uzahaza azamenya ubwenge bw'uko umugore yitwara mu rugo. Umukobwa uhari azamenya ubwenge bwo kugira ngo iminsi ye yicume kandi azasoze urugendo rw'ubukumi neza. Umusore urimo Imana izamuheramo ubwenge n'umugabo. Hano hari ubwenge bw'uburyo bwinshi. Niyo mpamvu iyo uvuye hari ubwenge uba utangiye urugendo rw'ubugoryi. Uzabibona uko umuntu agenda ava mu itorero ry'Imana, uko umuntu agenda atandukana n'Imana, utangira kumubonaho ubugoryi utari waramubonyeho. Nta kindi kibitera. Mu kanya mfite igitabo cyitwa Itorero ry'Imana. Mu kanya nsomyemo amagambo akomeye kuri paje ya 2. Nimumushime mwa bagaragu b'Uwiteka mwe bahagarara mu nzu y'Uwiteka, mu bikari by'inzu y'Imana yacu. Mushimire Uwiteka yuko Uwiteka ari mwiza, muririmbire izina rye ishimwe kuko ari iry'igikundiro. Kuko Uwiteka yitoranirije aba Yakobo, Abisiraheli yabatoranije kuba amaronko ye. Mu magambo make, nibyo ko kurebesheje amaso ubona imishinga y'Imana isa n'iyahombye, ariko Imana ifite ubwoko bwayo bwo kuririraho. Ifite abantu, ifitemo icyizere yuko ibitarakunze ahandi mu bantu bayo bizagira gute? Bizakunda. Kuko nzi yuko Uwiteka akomeye kandi yuko umwami wacu asumba ibigirwamana byose. Zaburi 135 umurongo wa 1 kugeza kwa 5. Nshuti zanjye, Satani nawe amaze kubona yuko Imana ifite itorero, Satani nawe yashinze irye torero kugira ngo ayo matorero abiri agirane ibibazo. Paje ya 2 iki gitabo iravuga ngo Satani afite ikoraniro rinini ari ryo torero rye. Kristo aryita itorero rya Satani kuko abarigize ari abana b'umubi. Kugira ngo Satani abone uko agera ku migambi ye, yimakaze ubugambanyi n'ubuhakanyi nk'aho ari ukuri n'ubudahemuka, Satani muri iki gihe itorero rye naryo rirakomeye. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikintu gitangaje. Umushinga iyo wizwe nabi urapfuba, ariko umushinga w'Imana wo gushyiraho itorero ryayo, Imana yawukoze mu buryo budasanzwe. Paje ya 4 y'iki gitabo haranditswe ngo itorero rye rigomba kuba urusengero rwubatswe hakurikijwe icyitegererezo mvajuru. Amen. Urusengero rw'Imana, itorero ry'Imana rugomba kubakwa, gahunda ziberamo zigomba kuba zikurikije icyitegererezo cy'ubwami bw'Imana. Kandi umumarayika w'umuhanga mu nyubako yavuye mu ijuru azanye urugero rwe rw'urubingo rw'izahabu kugira ngo buri buye ryose ricongwe kandi riringanizwe hakurikijwe igipimo mvajuru. Imana yohereje umumarayika w'umuhanga, marayika ushinzwe inyubako mu ijuru, imuha urubingo, iramwohereza ngo aze mu isi. Narangiza kuri iyo nyubako, Bibiliya ivuga ko twese turi amabuye yubatse iyo nyubako. Ayo mabuye rero aba agomba gucongwa neza,
buriya iyo uri mu bigeragezo n'amakuba uba uribuye Imana yashimye irimo guconga kugira ngo ishyire mu nguni z'inyubako yayo, kuko twebwe imibiri yacu ni insengero z'iki? Z'Imana. Ndagira ngo nkubaze, ugeze he urimo gucongwa? Bibiliya itubwira byinshi ku itorero, ariko iki gitabo cyantangaje kugira ngo rirabagirane nk'ikirango cy'ijuru ndetse rikwize hose imyambi y'umucyo irabagirana kandi ifite imbaraga rya zuba ryo gukiranuka. Itorero rigomba gutungwa na manu iva mu ijuru kandi rikarindirwa mu burinzi rukumbi bw'ubuntu bw'Imana. Itorero rigomba kugira gute? Kurindwa. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 20. Pawulo yaragiye gusezera ku bakuru b'itorero bo mu Efeso. Umurongo wa 17 utubwira uko Pawulo yatangiye aganira nabo, ariko Pawulo ageze ku murongo wa 25 avuga amagambo akomeye nifuza ku itorero uyu munsi twese dufata. None dore nzi yuko mutazongera kumbona, abo nanyuzemo mwese mbabwiriza iby'ubwami bw'Imana. Nicyo gituma mbahamiriza uyu munsi yuko amaraso ya bose atandiho. Umuntu w'Imana agomba kubaho akabana n'abantu bose amahoro, abagira inama akayibagira, abaririra akabaririra, abasengera akabasengera, kugeza igihe najya gusoza ubuzima bwe ku isi azavuga ngo amaraso ya bose ntagize gute? Ntandiho. Nicyo gituma mbahamiriza uyu munsi yuko amaraso ya bose atandiho, kuko ntikenze mbabwira iby'Imana yagambiriye byose. Mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriyeho kuba baki? Abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaki? Amaraso. Reka ngire ikintu mbabwira, kuba umuntu afite amafaranga menshi akaba ari uparika imodoka nziza ku rusengero, kuba umuntu ari we watanze igisenge cy'urusengero, kuba afite amafaranga kugeza ubwo na pasiteri ajya kumusuhuza akamusurisha amaboko abiri, ntago bivuze ko umuntu aba yaraguze itorero. Nta mafaranga abaho yagura iki? Itorero ry'Imana. Niyo mpamvu ni ikosa rikomeye ku bayobozi b'itorero kugurisha itorero. Itorero ukarigurisha ku muntu uzi kubwiriza, itorero ukarigurisha ku munyamafaranga, ukarigurisha ku muntu ufite umuryango ukomeye avukamo, uba ukoze ikosa rikomeye. Pawulo yarakomeje aravuga ngo nzi yuko nimara kuvaho amasega aryana azabinjiramo, ntababarire umukumbi, kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo. Nuko rero mube maso, mwibuke yuko namaze imyaka 3 ndahwema ku manywa na nijoro guhugura umuntu wese muri mwe ndira, kandi none mbaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo ribasha kububaka no kubahana ibiragwa n'abejejwe bose. Itorero ririnzwe n'ibintu bibiri. Ntabwo turinzwe n'amaso y'abantu bakanuye, iri torero ntabwo ririnzwe n'amakuru azanwa n'abadiyakoni n'abadiyakonikazi, ntabwo iri torero ririnzwe n'uko tuyoboresha abantu bize amashuri cyangwa bakora mu nzego zikomeye. Iri torero ririnzwe n'ibintu bibiri: ubuntu bw'Imana n'ijambo ryayo. Mu gihe cyose ibyo bintu bizaba bitakurinze, uzaba mu itorero ariko itorero ritakurimo. Nshuti zanjye, muri iki gitabo nasomyemo amagambo menshi, ariko turagenda dusangira amagambo make cyane ko iminota yacu yanaducitse. Paje ya 34. Abantu bamwe na bamwe basa n'abatekereza ko nibinjira mu itorero bazabona ibyo bifuza byose, maze bagahura n'abantu bera kandi batunganye gusa. Abo bantu bafite umwete mu kwizera kwabo. Iyo barabutswa amafuti mu mibereho y'abizera b'itorero, baravuga bati twavuye mu isi kugira ngo tutazongera kugira aho duhurira n'abanyangeso mbi, none na hano hari ibibi,
maze bakabaza nka ba bagaragu bo mu mugani bati, none urukungu rurimo rwavuye he? Ariko ntitugomba gucika intege, kuko Uwiteka atigeze atwizeza ko itorero ritunganye, kandi umwete wacu ntabwo uzagera ku ntego mu gushaka guhindurira itorero riri ku rugamba iryera nk'itorero ryamaze gutsinda urugamba. Hari abantu bashaka ko itorero uyu munsi risa nk'iryamaze kunesha, kandi mu by'ukuri riracyari kuki? Ku rugamba. Hano haranditswe ngo umwete ukoresha wawe nta kintu uzamara. Imana ifite umugambi mwiza ku itorero ryayo. Bantu b'Imana, nasomye amagambo yantangaje. Iri torero hari umuntu wandikiwe ku itariki 23 z'ukwa gatatu, hari mu 1893. Uyu muntu ngo yari yavumbuye yuko ngo itorero ngo ry'Abadiventiste atari iry'Imana, yari yabyongorewe na Satani. Arangije umuntu w'Imana amwandikira ahereye ku magambo yo mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa mbere. Ni amagambo avuga ngo mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abaki? Z'abadayimoni. Mugomba kwitondera ibi bintu bibiri, kuko ni ibintu Satani arimo gushyushya mu madini yayobye kugira ngo bizabere ikigerageza Abadiventiste umunsi wa karindwi. Icya mbere ni imyuka iyobya, imyuka yo kurondora, imyuka yo kwerekwa, imyuka yo gukora ibitangaza, imyuka yo gutwara abantu bakizezwa ahazaza heza. Ariko noneho ikindi kintu kizamara abantu ni inyigisho z'abaki? Z'abadayimoni. Inyigisho zizeza umuntu ko niyo yasambana bitazamubuza kujya mu ijuru, wemererwa gukandagira amategeko y'Imana ntacyo uzaba. Inyigisho zirimo kubwira abantu yuko bagomba kuva muri analogue y'ubukristo bakinjira mu ki? Muri digitale. Ubu abantu batangiye gutinyuka ibyo batinyaga gukora. Mwene data, namenye kuri mu ruhande rw'abavuga ku itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ari Babuloni, kandi ko abazakizwa bose bagomba kurisohokamo. Ntabwo ari wowe muntu wenyine wayobejwe na Satani kuri iyo ngingo, muri benshi. Iyo umuntu atangiye kumva yuko kugira ngo umuntu akiranuke bisaba yuko atera umugongo amategeko y'Imana, bisaba yuko atera umugongo iri torero ry'Imana, bisaba yuko ava mu matsinda y'umuryango w'Imana yabagamo agasohoka, abatekereje nabi. Umutego karundura, page 47. Mwene data, niba uri kwigisha ku itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ari Babuloni, uribeshya. Ntabwo Imana yigeze iguha ubutumwa bumeze butyo ngo ubwigishe. Satani azahora iteka akoresha intekerezo izo abasha kwemererwa kwinjiramo, maze atuma abantu bazana inyigisho zipfuye. Icyo ni icya mbere. Cyangwa atume bayoba inzira ku ngingo runaka kugira ngo bitume abantu bagira ikanguka ripfuye, maze abashe kuyobya imitima yabo, hanyuma Satani ayibuze kurangamira ku kibazo nyakuri cy'iki gihe. Ndatekereza ko bamwe bazayobywa n'ubutumwa bwawe, kuko buteje ibintu bibiri biteje ikibazo. Buteje amatsiko menshi no kwifuza kunguka ikintu gishya. Abantu bagira amatsiko menshi bazava muri iri torero. Abantu bakunda gushaka ibintu bishyashya, kugeza ubwo abantu barimo gushaka n'ibirenze iby'Imana yagize gute? Yaduhaye. Ntago bazarama muri iri torero. Mu gitabo Ubutumwa bwatoranijwe volume ya 3 nasomyemo amagambo yamfashije. Ni amagambo akomeye avuga ngo, ndababwira abavandimwe, page 18, ndababwira abavandimwe, Imana ifite umubiri utunganye izakoreramo urimo ibikenewe byose. Muvuge ngo amena.
ibintu bikenewe byose ngo umuntu azabone ubugingo Imana yabishyize muri iri torero, kandi biri kuri gahunda. Uyu mubiri ushobora kubamo benshi bameze nka Yuda, uguriza amafaranga akayakwambura, yarangiza ikintu cyose cyitwa amafaranga akemera kubambisha umwami we kugira ngo abone amafaranga. Abameze nka Yuda rero barimo. Hashobora kubamo abahubuka nka Petero, akaguhubukira, akakubwira nabi, akakubwira amagambo mabi, cyangwa akagira igikorwa akora cyo kugukoza isoni. Abo nabo barimo bameze nka Petero, bashobora no kumwihakana baramutse bahuye n'ikigeragezo. Hashobora kubamo abantu bameze nka Yohana, Yesu yakundaga ariko akagira ishyaka ryashobora kuvutsa abantu ubuzima bwabo. Hashobora kuba abantu barakara, yarakara akaba yagukubita ikintu ukanapfa. Barimo. Nyamara umwigisha mukuru ashaka kubagira inama kugira ngo bakosore izo ngeso mbi. N'uyu munsi Kristo aracyakorera itorero rye uwo murimo, abereka akaga kabegereje kandi akabaha ubutumwa bugenewe Laodikiya. Nshuti zanjye, amagambo nifuza gusorezaho ari kuri paji ya 20. Mu itorero hari uburyo n'amahirwe byo gufasha abagiye gupfa. Amen. Ndetse no gutera ishyaka abagize itorero aho gusenya itorero rigacikamo ibice. Mu itorero hari amahirwe menshi cyane yo kugendera mu nzira za Kristo. Niba umutima wuzuye ishyaka ryo kugera ku kwezwa n'ubutungane byimbitse, ngaho gendera muri uwo murongo ufite kwicisha bugufi kose n'ubwitange bwose. Ndasoza mbabwira ngo aha hantu Imana yahashyize ibikenewe byose. Icyo uzaburira hano uzamenye ko no hanze utazakibona. Kandi ubushize narababwiye ngo nta kibazo gikomeye nko kurwarira bwaki mu rugo rufite ibintu byose. Mu ijuru Imana ihari ikunda itorero ryayo nk'uko irinda imboni z'ijisho ryayo. Imana yiteguye kukurinda, yiteguye gukurikirana ubuzima bwawe, yiteguye gukurikirana imikorere yawe, yiteguye gukurikirana ibibazo byawe. Ariko nagira ngo nkubwire ibyahishuwe igice cya 3. Umurongo wa 8. Nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi nta wabasha kurukinga. Kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Amen. Bishoboka kuri mu ntege nke muri no minsi, ariko cungana n'ibintu bibiri. Irinde kwihakana izina ry'Imana, irinde kwihakana ijambo ry'Imana. Ibindi ubishyire mu biganza by'Imana. Mu ijuru hari Imana izaguha ibyo ukeneye byose, kandi nawe uzabe mu nzu y'Uwiteka iteka ryose, mu izina rya Yesu. Maze rero muvandimwe nkubwire, ndakumva nshuti yanjye, mbabarire ntunenguhe, dore nkuzaniye ubutumire hakiri kare kubera ukuntu nkuzirikana kugira ngo ibihe by'ihembura bitagutambukaho. Nawe urabizi neza ibyo nkunda. Niba ari ijambo ry'Imana aho sinahatangwa. Yesu aragutegereje ribinyujije mu cyiciro cy'imirimo y'urubyiruko MGA, itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa 7 rya Kabuye mu ntara y'ivugabutumwa ya Elayono, firidi y'uburasirazuba bwo hagati mu Rwanda, hani mu mujyi wa Kigali, rikuraritse mu materaniro y'ivugabutumwa y'ibyumweru 2 ryaguteguriye. Nukuva ku isabato tariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 kugera ku isabato tariki ya 1 z'ukwezi kwa 11 2025, turi kumwe n'umubwiriza butumwa Master Guide Musoni Flavien. Ni mu nsanganyamatsiko igira iti kugurisha byose ngo utunge ukuri, cyangwa kugurisha ukuri ngo utunge byose. Aya materaniro arabera ku rusengero rw'Abadiventisiti b'umunsi wa 7 i Kabuye, kuri gahunda iteye itya: ku isabato n'uguhera saa 9 z'amanywa, ku wa mbere w'iminsi 7 dimanche n'uguhera saa 10 n'igice
naho mu yindi minsi ni uguhera saa 11. muri aya materaniro y'ivugabutumwa rero turi kumwe n'amakorari adufasha, Friends of God yo ku Ruyenzi i Kamonyi, ijwi ry'ihumure yo ku Muhima, ndetse n'umusamariya mwiza y'Inyamirambo. Turi kumwe kandi na Happiness yo mu Gatsata, Amizero yo ku Muhima na Philadelphia yo ku Kabusunzu. Turi kumwe n'umuryango w'inyenyeri ya Kabusunzu, Les Héritiers du Ciel ya Kabuye, Salvation Voice ya Kabuye, ndetse na korari zose zo mu ntara y'ivugabutumwa ya Elayono. Turi kumwe kandi na korari Abagwaneza yo ku Kimihurura. Akarusho muri aya materaniro turabagezaho ibyigisho by'ubuzima n'ibyigisho by'umuryango. Sangiza abantu mu butumire baze dusangira aya mahirwe.